Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Hari igihe tubona ubuhanuzi ntitubyiteho cyangwa se ntitubyumve tukabyirengagiza. Hari igihe nakomeje kujya nibaza, Ndongera Mbaza Imana, ibibazo nibazaga ni ibihe? Muraho neza, baje kubasuhuza mbifuza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ukuntu dushobora kuba tubona ibintu by'ubuhanuzi, yangerewe yaba wewe yaba undi, ariko ntitubyiteho, ntitubihe umwanya, bikaduca ku maso, bikaduca mu matwi, mu bwenge bwacu ntitubyumve. Hari igihe rero nakomeje kujya nibaza ibibazo bibiri. Narabanje mbaza ubwanjye, mbaza Imana. Ikibazo cya mbere nibajije ku ivanguraruhu. Kuki hari ivanguraruhu? Icyo gihe ntabwo nabyumvaga neza, nagirwa mu bihugu bya Scandinavia, ariko racism, ivanguraruhu rikomeye udashobora kubona ahandi ku isi. Ndabyibaza, nkahora nibaza kwa kundi ubona umuntu akugiriye nk'ivanguraruhu cyangwa arigire mugenzi wawe, ukumva urabe kabaza Imana ibintu bizashira ryari. Ibyo nkomeje kubyibaza rero, ntabwo nese mbona igisubizo cy'ako kanya. Ariko uyu munsi nakubwira ngo ako gapfukamunwa ni igisubizo cy'ivanguraruhu. Imana ifite gukora ibintu byayo kuri gahunda yayo, ariko ndibaza nkanibwira neza ntashidikanya ko kari agapfukamunwa kari kugenda gakuraho ivanguraruhu, nubwo hari inzira ndende, ibindi byose Imana izabikora ku mugambi wayo, kandi nabyo biri mu nzira muzayibona. Biri kugenda biza gahoro gahoro rero, amaherezo y'inzira ni mu nzu, mushoje muhishiwe, ni nabwo ubwoko nyabwo bw'Imana buzagaragara, abantu bose bagatangara. Ibyo ni ibindi tuzaganira utaha, ariko mumenye ko neza aka gapfukamunwa n'ibiri kuba byose Imana ifite umugambi wayo, n'ubwo Satani nayo yibwira ngo afite umugambi, ariko umugambi w'Imana niwe uzatsinda byanze bikunze. Ikibazo cya kabiri rero nibajije nkanabaza y'Imana ni ukuntu jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe abatutsi mu 1994 abantu bayigizemo uruhare. Naribazaga abantu bazahanwa gute Mana? Nibwo nagiye kubona mbona abantu bari mu kivunge, nanabyanditse muri iki gitabo ku bantu batakizi, The Heaven Test in Rwanda 1994, uko ijuru ryagerageje mu Rwanda 1994. Iki ni igitabo nagushishikariza gusoma, ukagishaka ukagisoma, cyasohotse mu mwaka wa 2020, wagisoma ukareba ibyo nibazaga byose ndumva birimo muri iki gitabo. Ubwo rero maze kwibaza ukuntu abantu bakoze jenoside bica abandi ukuntu bazahanwa, nagiye kubona ngo Imana inyeretse abantu bari kujyanwa mu nkiko mu kivunge, kandi none barimo barahanwa n'ikivunge, aribyo byaje kuva mu gacaca. Urumva rero ko Imana hari ukuri twereka ibintu ntitubyiteho tukumva ko mbese birangiriyeho, ariko ibyo bintu narabyiboneye. Naricaye ndibaza abantu, kubera ko ubwicanyi bwabaye abantu bareba, noneho ndibaza Imana, bari abantu bishe abantu kara kageni, none ukagenda no bihakana abantu babishe, bazahanwa gute? Bazafatwa gute? Ninde uzabamenya? Mwabibonye mwese gacaca zaraje zibaho, ni bihamya, abantu bose barabizi. Avuga rero uyu munsi hari amarira menshi ari kuririra Imana, yaba ari muri yosi, yaba ari abavuye muri uyu mubiri, bahora bishyuza Imana babaza Mana, kugeza ryali uzaduha umudendezo ukatubohora ukatuvana ku ngoyi? Cyane cyane abantu muri yosi benshi barababaye, ntabwo bishimiye ubuzima turimo muri yosi uko tubayemo, ntabwo ariko tugomba kubamo. Tugomba kuba mu buzima dukurikije umugambi w'Imana, ariko nka muntu twahisemo inzira y'isi, tureka Imana iratureka kugeza igihe tuzayihindukirira, akaba ari bwo tuzabona umudendezo. Tudahindutse rero ngo twihane, umudendezo nta tuzakomeza turire kugeza igihe nyine tuzavuga tuti Imana
turanoze muri dutabare. Igihe rero cy'urubanza kirageze, igihe cy'urubanza kirageze, hinduka wihane, ubundi uvuke bundi bushya, maze wakira agakiza. Imana nayo muzabana iteka iguhe ubugingo buhoraho. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.